ariko amakipe ya hano mu Rwanda sinzi niba mushaka ngo nzaze nikinira umupira rwose ubenza byarabananiye nibwe murifata byarabananiye wapi his excellence oya hagati aho umwanzuro nshaka gufata ntange ntabwo nzakomeza kwihanganira ibintu nk'ibi icyo nifuza ni uko njye nibanyirukana bazamena bisi yanjye nyigendane oya bisi yo rwose ntabwo wayibona okay muraho neza mwese banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda mbanje kubasuhuza mu byubahiro byanyu aha ni byiza rero reka mbanze nsuhuze abafana b'ikipe ya Kiyovu nibyo kubasuhuza nabyo ni ngombwa ariko njyewe nazanye hano n'uburakari bwinshi kipe kuko ndagira ngo tubanze dusobanure twumve ko isobanura impamvu yananiwe niyo mpamvu nagize ngo nitabaza abayobozi b'ikipe tuzane hano bagira icyo basobanura aha reka tubanze umuyobozi nasuhuze dutangire yesa amazina ni Juvenal aha nibyo yesa nyakubahwa njye amazina ni Emedi nkaba ndi umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu aha nibyo muri uyu mwanya rero ni byiza kuba twaje kugira ngo mbabaze ibibazo ndi kujya numva hano mu ikipe yanyu kandi wasanga bidafite icyerekezo ikipe nayo tukayishyira hasi nta kabuza aha reka rero umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu asobanura impamvu hari ibyo maze iminsi numva ngo by'amarozi gira icyo ubivugaho twumve uko bimeze yesa kuri icyo kintu bari kudushinja oya ntabwo ari ukubibashinja nibyo kuko ntabwo abantu bavuga ibintu bitariho sobanura impamvu tuyumvikana twumva ibyo ari byo yesa bavuga yuko ikipe ya Kiyovu Sport n'ahantu izigera igera mu gihe cyose ngo iri gukoresha ngo biriya bintu bya juju nibyo ubwo wemeza ko mubikoresha biri muri shampiyona y'u Rwanda shampiyona y'u Rwanda ntabwo nshaka kuyijyamo nshaka kugira ngo ikipe yanyu niyo naje kuganiriza ntabwo nshaka andi makipe kuki uri gufata ibintu uburaza ukabishyira mu bandi bakipe gute ntabwo ibyo ari byo nshaka kugira ngo uvuge ibyanyu kandi ubisobanure neza umuvugizi yatubwiye yuko ibi bintu umuvugizi nkawe nka perezida yarakubwiye aha yakubwiye ngo iki nawe ari hano yarambwiye ngo nitubifata ekipe tukayijyana mu bintu bya juju by'uburozi nyakubahwa arambeshye muvuga ikinyarwanda mu rurimi rwacyo nyakubahwa perezida ngira ngo ahari niwe wari waduporopoje ibyo bintu by'amarozi aho twagiye no kubashakisha abapfumu Tanzania bazadufasha muri ibyo bintu ngira ngo ahari ibyo nibyo urabyemera ko mwagiye gushaka amakuru yari yashyizeho ikipe ijya kubashaka nyakubahwa icyo kibazo rero nacyo ngira ngo hari perezida we abizi neza kubera ko ariko nabyo birasekeje n'ubwa mbere numvise umurozo yiyemerera akaruga aha ibyo mwashatse kubica se cyangwa mwari mushaka kubamugaza ngo bajye batsinda perezida nawe nasobanura ibi ntabwo byumvikana rwose yesa umuvugizi ibyo ari kuvuga byo aho ngaho abeshya gute kandi mwari muri kumwe ni ikipe yagiyeyo ni wowe wari uyiyoboye impamvu utabyemera ni wowe washyizeho iyo kipe yo kujya gushaka uburozi birumvikana ntabwo wabyemera rwose
umuvugizi yatubwiye yuko we n'abandi bavugizi b'ayo makipe bajya baganira ngo hari ukuntu bajya bafata ikipe bakayitaba ntibibashe gutsinda. Yakoranye n'abandi bayobozi, abandi bavugizi b'andi makipe bajya gushaka uburozi. Ariko muri minsi turi kwisubiraho, ntabwo mu kiroga se, ntabwo tukiroga n'ubu ngubu turi ku mwanya wa nyuma, ariko muri minsi tugiye kureba ukuntu bivuze ko ari mwebwe mwabaroze cyangwa uburozi bwarakoze. Oya, twasanze bidakora perezida rwose. Twisubiyeho n'ubu ngubu biri ku mwanya wa nyuma, ariko tugomba kugerageza twisubiyeho. Reka tubanze tuvuge kano mwarabaroze, uburozi bwanga gukora. Aha ndashaka rero musobanure hagati aho, musobanure uburyo mwabarozemo. His Excellency ni ukuvuga ngo perezida we amafaranga yatanze mu bapfumu yari make, baduha abapfumu ba pirate. Ngira ngo hari nawe arahari yabyivugira. Ahubwo mwebwe mukwiye no gufunga, mukwiye gufunga kuko kwifata mu karoga abana, urumva uwo mupira wazagira gute? Perezida tubwire ibyo nabyo nta kuvuga. Hano mu Rwanda ntabwo twemera uburozi, twebwe cyagenze bite? Saa rwose twashyizeho ekipe igomba kubikurikirana tukagarukira agakiza. Aha mushaka kubatizwa, ariko mfite amatsiko yo kumenya uwo mwaroze cyane ninde, kuko iyo hazaga umuganga yageranaga n'umuvugizi hamwe n'umutoza wongera imbaraga, nibo bantu babikurikirana, yadusobanurira. Nyakubahwa aratubeshyera, ni ukuvuga ngo iyo kipe yabaga yaje yahaye amafaranga ije kuroga, ngo twarogaga ikipe turi bukine nayo kugira ngo ntidutsinde, ahubwo twe tuyitsinde, bikarangira idutsinze n'ubundi bitewe n'uko bari bamuhaye abapfumu ba pirate badakora. Ibyo nibyo gushimira Imana. Bari babahaye inkoko. Mwabarogeye mu nkoko. Hari ibindi numvise ngo mwazanye umukinnyi hanze, nibarinde kiriya kize ntabwo njya nyibagize ninde wungirije. Sinzi umukinnyi mwazanye hanze ubwirirana, wagira ngo ni Vuvu nyakubahwa, ariko ntabwo wasanga mwaramuguze. Niba ari Vuvu wasanga mwaramuguze afite imbaraga yagera hano mukamuroga. Nabyo byananiye nyakubahwa. Ntabwo twamuroze, ahubwo ikintu cyabayemo nuko yaje agasanga ikirere cyo mu Rwanda naho yaravuye bidakorana, ahubwo umuvugizi baza kwiba inkoko sinzi impamvu muzana ngo ibirere. Ikirere cy'u Rwanda ni umutuku, icyahandi ni umukara. Gute umuntu aza ibirere bikamunanira, bigenda gute? Rwose turakubwira ni bwa burozi bwanyu. we bamubwiye yuko nazaza ngo bazafata inkoko y'umuturanyi, umuvugizi we barayifata banayibaga, igisiga cye barakibaga, ariko twaje kucyishyura nyuma. Perezida umuvugizi niwe uyoboye kirimo kubikurikirana. Mwarese gukina musigaye mwirira amanyama. Inkoko y'umuturanyi barayiriye, ariko nyine icyo gisiga twaje mwayibyo nkoko naje kumenya ko bayibye, ngira ndi hanze. Ariko perezida uretse gatoya ibyo bibazo, umuntu w'umuyobozi biba inkoko gute ngo bashaka kurya inyama? Mwaje kurya, mwaje gukina umupira. Nyakubahwa ni perezida wari wabitegetse ngo dushake uburyo ki twiba inkoko. Perezida wanyu ko numva ntashobotse nyakubahwa, bitewe n'uko atuma ikipe yacu bayirwanya cyane, bitewe no gucyocyorana n'abandi ba perezida basebya. Ntabwo ari ukuyirwanya, ni ibyakagombye kuba. Ntabwo uzabona ikipe iri mu bintu nk'ibyo by'ibiziba kudigadiga, niko nabivuga. Ureke kwisuzumura. Tugiye kwisubiraho, ikipe ntabwo izamanuka. Aha ibyo nabyo kwisubiraho ni ijambo mpora numva muhora muvuga, ariko yewe ntabwo nzahora nihanganira ngo tuzisubiraho. Tugomba gufata umwanzuro. Murakinnye mugiye hasi, mubaye abanyuma rwose, kandi ndabona mubyishimira. Nyakubahwa, none kuki mwagiye hasi mudashaka kujya hejuru? Ni inzego ziba ziri kugongana. Inzego gute? Bisobanura ko
nuko usanga bamwe bitana ba mwana ugatuma ikipe iri gutererana ariko tugomba kwisubira bitana ba mwana gute nicyo nshaka kumenya hagati aho gute umuvugizi we n'abagenzi aragatsiko k'abagenzi be ngo ntabayiryogo ngo utari umuryogo ngo barakwemeza sa ikipe y'abasilamu murayifashe muyishyizeho umwanda ibyo bizi ko abasilamu badakundana n'ibintu nk'ibyo amatiku ni mwebwe muyazanye muyashyiramo umuvugizi yambwiye yuko ntabwo bagugikoma ngo n'urwagwa ngo bajye gukina Excellence aratubeshyera basigaye nk'urwagwa n'igikoma ariko ngo bashaka kuzabinga bigatuma ikipe itari kugira imbaraga cyane ngo niba bashaka kuzajya bafata n'inzoga ariko turi kuzibiba gusa Excellence ngira ngo hari perezida ntasobanure niba uzana iby'inzoga z'inzagwa ngo bazimye indibidibi bigenda gute kugira ngo Excellence nkanjye Medi urwo rwarwa kuva navuka nta nitwa njye nta nubwo nzi ngo ziba he ariko ushobora kuba ufite izina gusa idini ya Gisilamu yigendera kure nyakubahwa idini nyibamo kandi nyirimo byuzuye ikindi ko mbona usa nkaho usomaho ku rwego wa ntabwo njya nsomaho Excellence none se ukora gutyo bituruka he n'ubwenge udafite cyangwa perezida aratubeshyira ngira ngo hari ibyo bintu yagumye kubitugeragezaho adushyiraho ibintu byinshi adushyiraho amakipe menshi ngo y'abarozi kugira ngo kubabesha cyane umuyobozi arabeshya cyane nyakubahwa kuko adushyiraho ibintu byinshi byayo kugenda mwinyuranamo muvuga kugeza na n'ubu uyu munota nyakubahwa icyo nakubwira cyo perezida ni umuntu umaze kwiteranya n'abantu benshi hano mu gihugu b'abayobozi b'amakipe bituma ikipe yacu irwanwa cyane bikaba n'intandaro yo gutsindwa urugero nko gucyocyorana n'abandi ba perezida abacyurira ko bacuruza inzarwa ndetse no kubetinga ngira ngo hari mwarabyumvishe perezida Trump perezida wa Musanze Paraside ko yamubwiye gacuruza urwarwa ntago amafaranga ye angana na perezida ariko usanga n'ubundi amafaranga afite ntacyo atumariye kuko ikipe n'ubundi igomeza kuba hasi kuko ibyo birumvikana rwose ntacyo amaze ntabwo ayo mafaranga afite icyo amaze ariko nabyo biteye isoni kubona umuntu w'umugabo ari gucurirana n'undi mugabo ngo amafaranga bwana muyobozi perezida waje gucurirana cyangwa waje gukina umupira byagenze bite hariya twari turi kugira ngo dushake imbaraga z'abafana bazaduherekeza tujye Nyagatare tuzatwereye igikombe ndabyumva cyangwa yanze kukugurisha urwagwa buriya niyo mpamvu yasa none se kuki wagize amagambo menshi gucurirana gutyo byaturutse abo dufatanyije kuyobora bambwiye yuko ari ingingo ugomba kuvuga cyane kugira ngo ekipe igire imbaraga bumve ko dukora cyane abo mufatanyije ninde hagati aho ni umuvugizi wa ekipe ari nawe uri hano yego sa byagenze bite sangira ngo hari icyabayemo ibyo ubufatanye avuga nuko twagombaga gufatanya nka komite yose tukayobora ikipe neza tukayifasha ibyo ikeneye byose kugira ngo dutware igikombe ariko aza kuzana ibintu byo kuvuga ngo dushaka abarozi ngo bakomeye ngo kuko turi buva tujya i Nyagatare ndetse twaje no kubamanukana abo barozi bose ariko abakinnyi bagiraga imbere zamu bagatera mu kirere wagira ngo nitwe bari baroze amakipe ya hano mu Rwanda sinzi niba mushaka ngo nzaze nikinira umupira rwose ubenza byarabananiye nibwe murifata byarabananiye wapi Excellence oya hagati aho umwanzuro nshaka gufata ntange ntabwo nzakomeza kwihanganira ibintu nk'ibi andi makipe mubona ahageze ariko sinzi impamvu mudaterwa isoni n'ibyo mukora aha
ndashaka rero mwifatira umwanzuro mugire icyo mumbeshya numva. nyakubahwa ngira ngo hari perezida ibintu byo kubetinga yazanye byatumye ikipe yacu isubira inyuma cyane. Aha none yajyaga mu by'amabeti cyane nabyo cyane rwose His Excellency niho ubonera ko, ariko sinzi impamvu, nasobanura impamvu yajyaga muri beti bitewe n'iki cyamujyanagayo. murakoze. Turakoze, ariko tukoze iki kuba tugusuye? Sobanura. Ntabwo nshaka kumva ngo urakoze, kuko ntabwo ukora hagati aho. Yesa, uko bari kugenda bavuga ngo ndabetinga, aha ntabwo ubyemera ko betinga? barabeshya sa. Nta n'umunsi n'umwe urabikoraho? Keretse igihe umuntu yigaga ku ntebe akiri ku ntebe y'ishuri, ariko ubu ngubu oya, ntabwo turi mu gihe cya kera, ndavuga iby'ubu ejo bundi. oya sa, ntabwo betinga? arabetinga sa. aha nibyo dufashe ibigaragaza ko betinga hagati aho. hari abantu hari ukuntu abantu babikora mu isura y'undi muntu, ariko byakozwe n'ikipe yose. Ikipe yose kuki ushaka kubishyira muri bose, kandi yewe mfite amakuru ko ari wowe ubikora gusa? Emedi na bagenzi be bararwanya. aha bakurwanya kubera kubetinga? oya sa nicyo bo barabizana bakaba ibintu byo kubetinga, twabereka ekipe yacu igatera imbere, ahubwo bari kuvuga ngo bashaka kuzamura mu ikipe ya Kiyovu Sport bakanyirukana burundu. oya, byo kukwirukana ntabwo mwese muzagendera rimwe, ntabwo uzagenda wowe gusa, humura rwose. sangira ngo hari muzagendera rimwe, ntabwo ibyo mukora tuzagira ukundi tubigenza. ikipe y'umujyi hariya mufate. sangira ngo hari impamvu y'ibyo byose ni n'imihigo afite, yifuza kuko ikipe yacu izamanuka, kuko ibintu byo kubetinga agura andi makipe n'ibindi ngo dutsindwe, ariko nyine tugerageza kubishyiraho umucyo, ni nayo mpamvu nyine dushaka ko mwadufasha ke akavaho, byo kugira ngo mutsinde, ibyo kugira ngo tumwirukane nyakubahwa. urumva ko dusangiye ntabwo nshaka kugira ngo rero nawe ibyo bireke, ntabwo ari mwebwe muzifatira umwanzuro wo kwirukana perezida wanyu. yego nyakubahwa, mwese muri kimwe, ntaho mutandukanye. aha yewe nabyumvise, kuburana ibintu by'abana abana bakiri bato, ntawe uzi icyo muvuga kizima natwara. wowe perezida urukumbira ngo mugiye gutera imbere, ubundi se n'iryari wigeze ubona ikipe itera inyuma? byagenze bite? ekipe nyifata yari ifite ubukene bukabije cyane, ubu ngubu nayihaye bisi bayigendamo, ifite ahantu barya neza. ndetse nizo ufite amadeni ndishyura bihagije, ikipe igeze ahantu hameze neza, ariko igeza heza aho kujya inyuma igasubira inyuma gutyo. ni akabazo kabarimo agatekinike tugiye kuhakosora. aha biriya ntabwo bikorana na tekinike, ahubwo sinzi tekinike ntabwo ari amashanyarazi. ni ikipe ugomba gufata ukayijyana mu nzira nziza. rwose yewe ndabona mwinishimiye intsinzwi yanyu. aha nyakubahwa, aha ndabona wagira ngo sinzi. aha icyo rero naje kugira ngo tuganire, ni ukugira ngo ni byiza ko negereye muri mwebwe babiri, ni mwebwe nari nashaka cyane. nshaka kugira ngo mubwire abanyarwanda badukurikiye icyo mugiye gukora, kandi nikidakorwa of course ngewe ikipe nzayishyira hasi, cyangwa turebe icyo twakora. n'iki mushaka kugeza ku nyakubahwa ngira ngo ikipe turi gutegura ibintu byiza byinshi, ndetse icyo twabizeza ni uko tutazamanuka pe. ikipe izaguma mu cyiciro cya mbere, tugiye gushyiramo imbaraga zose zishoboka, ngira ngo twariteguye, turagerageza nubwo twagumye gukomwa mu nkokora no kuba turi inyuma, ariko ibintu biri kugenda neza muri iki gihe. tugiye gutangira tujye mu mujyo mwiza, ni nacyo twasaba abakunzi ba Kiyovu mwese mwaza ku kibuga
tukagerageza tugafatanya kuko imbaraga zo tugiye kuzishyiramo kugira ngo ikipe ikomeze gutera imbere. Ibyo nabyo nibyo mwikosoye byaba byiza. Umuyobozi nawe nagira icyo atubwira. murakoze. umuyobozi dufashe nuko iyi kipe tugiye kuyiba hafi bishoboka. Ubundi mwayibaga kure? Yiberaga Canada fande. Birumvikana. None ni gute tugiye kuyiba hafi? Bisobanure nabyo. nuko ari ahantu byashyiraga umuntu yashoramo amafaranga yo kubona atazagaruka ukayashyira muri bizinesi zawe zizakungukira. Za zindi bavuze za beti ndabyumva. None nihe wayashuraga? Ni mu bitoro. Bitoro. Ariko none wazahisemo kimwe ukayashora muri ekipi ikazamuka. Bitoro ntabwo uzabifata ngo bijyane mu kibuga bikine. birunganira. Bitoro bifasha abantu guta abakinnyi gukina. ukora amafaranga ukayazana mu ekipe kugira ngo bibeho mu gihe amafaranga ataraboneka. Kuki utazamura ekipe ngo ari mwava aho kugira ngo ave mu bitoro? Kariya akaba ari akarima rusange, ntabwo aba ari akarima k'umuntu ku giti cye. Ni ukuri nguhaye. Ndumva rwose nawe sinzi warashize isoni. Ariko ntacyo, ndaje mbirebe, ngiye kuzajya nza kureba imyitozo yanyu. Nyakubahwa. Hanyuma reka hari icyo mwifuza kuvuga cya nyuma dusoze. Icyo nifuza ni uko njye nibanyirukana bazamena bisi yanjye nyigendane. Bisi yo rwose ntabwo wayibona. Wayishyize mu migabane y'iki? Yarabetinze arya imitungo ikipe. Amazina yawe ariko ni wowe wabarozi ubashyira hasi. Ntabwo ibyo rwose ntabwo byakumvikana, ntabwo wayibona. Sako nta karengane. Nta karengane karimo. Ahubwo wowe uwakwishyuza uramwishyuza ibintu uburyo wabashyize hasi. Ntabwo wabona icyo ubishyura rwose ndatekereza. Hanyuma umuvugizi nawe nagira icyo avuga dusoza. kugira ngo icyo navuga ni uko yazagenda, hanyuma n'ibyadutwaye tuzabyihanganira, nyine ibisigaye tukagerageza kubyubaka. Birumvikana ntacyo azabasigira iriya modoka namwe muzajya mugira, ariko ntabwo azagenda wenyine ariko nababwiye. Ni byiza, murakoze cyane abantu twagiranye ikiganiro. Nizere ko kiraza kubashimisha. Ubwo kigeraho agisharinge, mwibuke no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze tuganire, kandi murakoze, munezerwe, murakoze.